Niba udukunda ukaba udukurikiye utwifuriza amahoro y'Imana y'u Rwanda, Imana rurema, Imana rugira iya kare, nawe nkwifurije kubana natwe. Muri aka kanya rero twamenye amakuru y'uko hari umuvuzi gakondo ukomeye cyane, ukora ibyo nakita ko bisa n'igitangaza. Yaba mu ndwara avura, mu byo akora bindi bitandukanye. Twamenye ko ni wa muntu niba wifuza umuntu runaka ko akubera umukunzi. Mu minota nk'iyo guhumbya aba abigukoreye. Niba ari umugabo n'umugore bagiranye ibibazo, ni ukuvuga ngo mu minota mike cyane aba abikoze kuko bishobora no kubaho ngo kubwo impamvu zo kuba babahumanyije, ugasanga bararyana bafitanye ibibazo n'ibindi bitandukanye. Mu minota mike cyane wa mugabo amugaruye mu nzira cyangwa wa mugore akamugaruye mu nzira, ugasanga atanze umuti utuma haboneka ubumwe. Twamenye ko iyo wibwe ugahita umugeraho, afite imiti hano nko guhumbya, ahita akwereka umuntu wakwibye, agahita amukwereka aho ngaho ndetse akakurangira n'aho, akanakuyobora n'uburyo ki bya bintu bishobora kuboneka, akamufatira akamuzirikaho, akamusarisha cyangwa akamuterereza inzuki ndetse n'ibindi. Cyane cyane ko tunahasanze n'umuntu nawe waje gukoresha izo gahunda kandi hari n'undi yazikoreye, ni ukuvuga ngo muri buze kubibona mu kanya. Twamenye ko kandi avura indwara z'amarozi uko zari zimeze kose, yaba ari ibirozi by'ibitamikano, iby'ibitegano n'iby'ibihuherano, imijaganyiro n'ibindi. Twamenye ko kandi urugo rwe ni nk'iwabo w'ibitama. Ibitama arabifite, akabikoresha, akanabivura mu buryo bwose butandukanye. Ashobora kukuvura uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Europe, uri muri Afurika, aho waba uri hose utiriwe unanahura nawe, afite ububasha n'ubushobozi bwo kuvura, akanakwereka uwo ushaka neza imbona nkubone nta kibazo. Kandi noneho afite imiti itandukanye, akavura n'izindi ndwara zitandukanye. Ayo niyo makuru twamenye, biba ngombwa ko twifuza kumusura. None rero nguyu, reka tumusabe atangira twibwira. Nyakubahwa muganga, twagusuye. Ni karibu hano iwawe? Ni karibu. None koko amakuru dufite ari ayo maje kuvuga, ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Nitwa muganga Kibibi wa Rusake wa Ruharambuga, Ruharambuga wa Semagori. Yego. Semagori wa Semanzi. Ntacyo twarekera naho ngaho. None ibyo bavuga kuko ni ukuri, murabivura kuko ibyo bintu? Ibyo bavuga ni ukuri kose. Hano hari abarwayi ubona bari hano, abo hari ibibagenza, bamwe turaganira, abandi twaganiye, tuvura indwara zitandukanye. Hano mubasha kuhabona imiti itandukanye nk'uko muri kubibona. Ndahabona imiti itandukanye, ndahabona agacuma mu ntoki zawe, ndahabona ibindi hano birimo biraka, ndahabona amababa, aya yaba ari amababa y'ibiki ubu ngubu, ndahabona iri vide ryo mwambwiye ko ririmo izindi mbaraga zidasanzwe, riri mu byo mwohereza ahantu bikajya kuvura, ndahabona impu z'ibisimba, ndahabona ibindi wagira ngo ni ibiheko, mwanyeretse n'ibindi bisimba bizima bigenda mufite ahantu mu nzu biba birimo mugaburiramo, mwanyeretse n'ahantu mu ndaro aho muhora mushyira ibintu by'inzoga n'ibindi, mumbwira ko ari iby'abakurambere. Mbese ni ukuvuga ngo izo, ariko ikitugenza ubu ngubu turashaka kumenya koko iyo umuntu yibwe akaza, murabigaragaza koko? Muramumwereka uba mwibye? Iyo umuntu yibwe turamuyobora, tukamwereka uwamwibye, tukamwereka aho ibintu biri, akagenda afite amakuru ahagije. Ava hano umuntu amwiboneye neza ku maso ye? Turamumwereka, niba ari inshuti ye, niba ari n'uwamwigiye aturutse ahandi atarazi, agenda yamubonye isura n'aho ibintu biherereye. Noneho iyo ari umuntu rero ukunda kurogwa cyane, afite abantu bamuroga ariko akaba atabaza, ashaka kubamenya izina ku izina cyangwa isura ku isura, ibyo koko nabyo murabikora? Ibyo turabikora. Byo mubigenza gute rero? Nk'uko mubonye ibikoresho bitandukanye biri hano, urabona iyo nkono ihora yaka, araza, hari imihango tuhakorera, ibyo byose abasha kubona uwamuroze, niba n'ibyo bamuteze akabona aho babiteze tukamwerekera, uwamuroze akamubona amaso ku maso. Hari umuntu rero ushobora kuba amaze nk'imyaka myinshi, ni mwiza, asa neza, afite n'ubushobozi, afite n'ubwenge bwo gutunga urugo, ariko akabaho yarabuze urushako, akabura urushako rwose burundu. Uwo muntu watubwiye ko unabazingura, urazingura kuko umuntu wabuze urushako akarubona, akarugira?
ibyo bibaho. Hari igihe usanga umuntu afite imyaka 30, 40, na za 50, ashobora kuba ari umugabo cyangwa umukobwa. Ibyo turabikora, ashobora gufatirirwa ari za nyabingi z'iwabo, ari karande. Ibyo turabikora tukamuzingura mu gihe gito agashaka, cyangwa se hari abagira ubukwe bugahora bupfa, ubukwe bagapanga igihe cy'ubukwe, igihe cyagira ubukwe bugapfa batazi impamvu. Ibyo turabikora tukaguhuza n'uwo wakunze, bigakorwa vuba. Hanyuma se ibi noneho by'umuntu warabuze urubyaro, ibyo bigenda gute, mu bikora gute? Ko nabyo twomenya amakuru hano ko hari n'umuntu twanahasanze nuko yanze kwigaragaza kuri kamera atubwira ko wamufashije kubona urubyaro. Hari n'undi waruje abigusaba. Mu by'ukuri nabyo urabikora koko umuntu yarabuze urubyaro akarubona? Ibyo turabikora, ashobora kuwushaka akamara imyaka kugira ngo 50, 38, 30, urubyaro rwarabuze. Turabikora tukamuzingura agaheka nk'abandi babyeyi. Ibyo turabikora. Hanyuma se noneho umuntu baramurogeye urugo, nabwo ushobora kurutegura neza. Ikindi noneho nambwire, nk'ubu ngubu ashobora kuboneka umurwayi ariko akaba ari kure atabasha kugera hano, byo wamufasha iki? Ibyo mu kazi dukora turafite ibikoresho bitandukanye, inkono ihora yaka n'ibindi. Ashobora kuba ari hirya mu Rwanda, ashobora kuba ari muri Amerika, ari Australia, ari Congo, ari Uganda. Si ngombwa ko wakwirguza, ubishoboye uraza, utabishobora tukuvurira aho uri. None se ko twamenye ko ufite ingo nyinshi, ufite urugo i Goma, ukunze kuba uri muri Congo, ariho uri, uwagushaka cyangwa se uvurira muri Congo nyirizina cyangwa n'ahanga cyangwa hose ubuhari? Muri Congo ndahavurira ko cyane, mu Rwanda nkorera hano ku mupaka. Ni ku mupaka neza niho dukorera. Hanyuma ze noneho ubwo ni ukuvuga ngo umuntu icyo gihe asabwa iki yaje kwivuza? Asabwa iki? Twamenye ko ubundi abantu benshi bakwitura nyuma iyo wamaze kubavura. Barakwitura nyuma, si ngombwa ngo umuntu kwa kundi abantu bavuga ngo ugiyeyo ngo aguciye akayabo k'amafaranga agize gute. Ni ukuvuga ngo ubu baraza, niba azanye nk'uko bitubwiye, azanye imbuto ye n'ibiki byose ukamuvura akazakwitura. Twe ko dukora mu kuvura, araza tugasuzuma, cyangwa se waba udahari nko twavuze hanze muri Amerika, za Australia, za Mozambique, hari ibyo tukubaza tukagusuzuma, tukamara kugusuzuma turakuvura ukatwitura nyuma. None se muvuza iki? Mukoresha iki? Bamwe bumva ngo ibitega, mwebwe munyirizina mukoresha iki mu kuvura? Ese ubundi uri umurozi cyangwa uranaroga? Kuba bajya bavuga ko abantu b'abavuzi mwa munaroga, uranaroga cyangwa uravura gusa bisanzwe? Mu buvuzi bwacu dukora, tuje gushaka ndavura bisanzwe. Uravura bisanzwe. None se uri umupfumu? Umupfumu n'umuvuzi gakondo bifitanye isano. Bifitanye isano, nk'uko bivuze wagira ngo ari ubizi. Abenshi baravuga turaroga, turaragura, ariko ibyo byose iyo ubishaka biterwa n'uko waje wifuza, dushaka turakigukorera, tukakuragurira. Niba tukwereka aho ibintu by'umuntu bibasha kuba biri, tukwereka aho aherereye, ibyo byose turabikora. None se iyi miti yose igaragara aha ngaha ubundi igufasha iki muri ibyo bintu? Ndabona ufite icumu mu ntoki, niba ari ingabo igukingira sinzi, niba ari ryo wohereza ahantu. Ndabona ufite babyita urunyege, harya babyita kwa urunyege. Ndabona hari n'amacupa arimo ibintu bibyina ukuntu bisimbuka. Hari n'inkoko twagiye tubona hano, ihene n'ibiki byose bibona biri mu kirere ukuntu, n'ibindi bibona navuga ko biteye n'ubwoba. Ubundi iyi miti igufasha iki nyirizina? Niyo ukoresha muri ibyo byose? Iyi miti ubona hano ko itandukanye. Hari uwo bashobora kuba bararoze ibisazi, bashobora kuba barohereje ibitega, kuko wabivuze. Hari abantu bashwana ingo umunsi ku munsi, kandi bararyana nta kintu kigaragara bapfa. Bashobora kuba urugo bashobora kuruhumanya, ari karanda ari nyabingi, ibyo birashoboka. Iyi miti iyo kuyibona, biriya twabonye bibyina, biriya iyo nabo bo hanze nakubwiye tuvura batabasha kuhageza, biriya hari ibyo tubaryohereza. Hari ihembe wabonye, ibyo turiho ubutumwa bijyanayo, nyuma aribwo tukubwira ibyawe, cyangwa se ribasha no kukuvurira urugo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ushobora kohereza ihembe ahantu
rikajyayo rigakorayo akazi rikagaruka riguha igisubizo. cyane njye nibereye hano. None se ubu uwashaka wenda ko hari ibyo wamufasha bitandukanye yakubona gute, yakubona gute, mbese wamuyobora ukuntu yakubona? natanze aderese ko nkorera hano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, Gisenyi. turaza dutanga nimero za telefone ku buryo ubishaka duhamagara tukaganira, yaba bararabata tukamuvura adahari. wazitanga rero kugira ngo wakumva hari ibyo yakenera, yaba urubyaro yaba uburwayi. mwavuze ko muvura amarozi y'ibitegano, bihwera n'ubitamikano, mwavuze ko muvura iby'imijaganyura, ibitama n'ibindi, guhuza abantu, muvuga ko muvura ingo, mugakura amahembe n'ibindi gutyo. rero ubwo wabikenera watanga nimero zawe kugira ngo abe yanaguhamagara. Nibyo tuvura, hari ibyo tutabashe kuvuga hano, nabaha nimero, ufite ikibazo wabasha kugihamagara tukabisobanurira. Nimero ni 078 40 79 028. 028 wazisubiramo? 078 40 79 028. murakoze rero, reka tubifurize ibihe byiza kandi mukomeze mugubwe neza ubwo mu kazi kanyu, mukomeze mugire akazi keza. ubwo tuzongera tugaruke, kireka niba mutajya reka tujye kunywa ariya marwa dusanze muri gusomaho, kireka niba mutajya mwishimira ko umuntu yagaruka kubasura. murakoze ko dukunda abashyitsi, muzagaruke neza, ni karibu neza, ubundi ni karibu. nawe urakoze cyane.